habuze gato ukuntu naringiye kwishyingira ku muntu my dear. Ubu ngubu iyo mbitekereje nibwo mbona ko hari situation dufata, I mean hari decision dufata mu buzima ugasanga iyo decision ufashe rimwe na rimwe ntabwo uba watekereje kabiri, uretse ko Imana yitwitabarira ikagukura mu menyo. Sinzi ukuntu nabivuga. Ntugafate umwanzuro uri permanent, ushobora kuba mubi bitewe na situation urimo iri temporary. Like mbizanye mu rurimi rwacu, nubwo ntugafate umwanzuro w'igihe cyose udashobora guhinda, like umwanzuro w'igihe cyose nimba ariko nabivuga ushobora kukubera mu bukananirwa kuwikuramo bitewe ufatishije umwana uzamutse ntazi iriva nirirenga. Ntago nari nzi ngo ukuntu nyine reality y'umujyi wa Kigali ukuntu imeze, nta kintu nabaga nzi, nari ndaho nyine ndaza. Umva ubuzima buranyikubitira, ubuzima burankubita, utuzi mbonye, utuzi nagiye mbona, mana yanjye we, utuzi nagiye mbona. Umuntu umwe yampaye akazi muri icyo gihe, ubwo ndacyari gukundana na the same guy, ndacyari gukundana na wa musore. Umuntu umwe ampa akazi, amaye akazi karako kumpemba 40,000 n'ukuri, akazi k'ibihumbi 40. Nabwo rero ngiye rwose byanshobeye pe, ubuse nsubire mu cyaro byanze byagoranye. Aho ngaho ndavuga nti yambereye imfura, yambereye umwana mwiza, kuko yambwiye ati rero ke nimba byananiranye turakundana nta kibazo, ka uzaze. Yo ndavuga nti okay, iyo ngishobora kubashu bitekerezaho. Ntekereza ukuntu mama azumva ngo ye baba we bibi umusaraba hasi umana mbigenze gute koko. Ako nanone nkumva nta yindi shuwa mfite, nuko ntababeshye numvaga shuwa zanshiranye. Akazi biri kwanga, kubana n'abandi bantu nta contribution nimwe uri gutanga, ngiye biranandushya, ntago twapfa kubana nyine mbona ndi umutako gusa. Hello, welcome. Nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yanjye kandi yanyu, murabizi ko ni community yanjye namwe. So, nongeye kubashimira cyane ku bantu bakomeje kunyereka urukundo, ku bantu bakomeza gusharinga ibiganiro nkora, ku bantu bakomeza kumpa comment zintera courage, kandi ni zose ndazakira. Okay, ndabashimiye cyane ku bantu bakomeje gukora subscribe, nyine muri kumfasha mu buryo bwose, mukore subscribe nanone, umva murakoze cyane, ndabashimiye. So, ntugafate umwanzuro uri permanent, ushobora kuba mubi bitewe na situation urimo iri temporary. Like mbizanye mu rurimi rwacu, nubwo ntugafate umwanzuro w'igihe cyose udashobora guhinda, like umwanzuro w'igihe cyose nimba ariko nabivuga ushobora kukubera mu bukananirwa kuwikuramo bitewe ufatishije ikugoye, kandi yo iri temporary situation ishobora guhinduka. Kubera iki rero nahisemo kubabwira icyo kintu? Nubwo iki kiganiro gishingiye ku nkuru yanjye bwite. Murabizi ko nkunda kubabwira ukuri, nkunda kubabwira ibintu bihari, atari ukuvuga ibintu umuntu adashobora kubona mu buzima busanzwe. Ngiye kubabwira ukuntu inkuru y'ukuntu habuze gato, ukuntu naringiye kwishyingira ku muntu my dear. Ubu ngubu iyo mbitekereje nibwo mbona ko hari situation dufata, I mean hari decision dufata mu buzima ugasanga iyo decision ufashe rimwe na rimwe ntabwo uba watekereje kabiri, uretse ko Imana yitwitabarira ikagukura mu menyo. Sinzi ukuntu nabivuga. Imana ikagukura muri decision zacu z'amafuti. Hatabaye Imana ni ukuri ntago Imana yanjye, ntago imyanzuro dukunda gufata rimwe na rimwe kangaruke. Ntugafate umwanzuro ushobora kuzakugora kuwikuramo uri permanent w'igihe cyose ushingiye kuri situation iri kukubaho muri ako kanya, kuko hari igihe usanga iyo situation urimo ishobora guhinduka, iri temporary. Ubwo rero ngiye ku nkuru yanjye ukuntu byangendekeye.
ubundi gihe kera nkiri umwana okay maze gukuramo numvaga nshaka kuzaba umukinnyi wa film nakundaga gukina filme numvaga ari ibintu nyine nshyizeho umutima nshaka kuzakora ndangije kwiga segonderi kuko nagiye ngira ibintu bitandukanye nagiye numva nshobora kuzaba ibintu bigiye bitandukanye kubera ko nabaga n'ubundi nabaga mbona byinshi nshobora kugerageza kubibamo ariko urumva nari ntaramenya deja nyine ikintu nshaka byanyabyo kuzaba cyo ariko icyo gihe nari mfite kumva nyine nkunze gukina filme cyane mbikunze numva nshaka kuba umukinnyi wa film ubwo rero nihuse ndangije kwiga segonderi muri cya gihe cyane branche muri cya gihe nyine uburangije kwiga utegereje kuzajya wenda muri university ngira ngo ne branche yacu twebwe yabaye mu gihe kitanoroshye nyuma yaho gatoya urumva ngewe imyigire yanjye narize ngira amanota meza segonderi nyirangiza mfite amanota meza abandi bantu bose bajya ku ishuri ariko nge ntibyakunda kubera ikibazo nari mfite mu byangombwa byanjye diplome yanjye indangamuntu yanjye harimo ikibazo amazina ntago yari ahuye for more clarification amazina yanjye yari atandukanye kuri ibyo byangombwa harimo izina rya habayemo akabazo nyine biragorana kujya kwiga sinahita njya ku ishuri abandi bantu bose bajya ku ishuri abandi twiganaga bajya ku mashuri bigenda gute ngewe rero ndavuga okay kuva nsigaye ubwo nyine kuva ntagiye ku ishuri kugeza igihe ibyangombwa wenda bizakosokera nkabasha kujya ku ishuri ubwo ngubwo ngiye gukurikirana ibintu nkunda nyine ngiye gukurikirana ibintu byo gukina film mbigiyemo gutyo cutting long story short mbijyamo menyana n'umusore this guy twahuriye kuri set for sure ntabwo nzi ukuntu byagenze nyine ubwo twamenyaniye aho ngaho kuri set nawe ari umuntu cinematographer photographer ari ibyo ngibyo akora tumenyaniye aho ngaho kuri set ntababeshye sinagiye nshaka gukina filme twamaze kumenyana nta n'icyo sinzi n'ahantu ibintu byo gukunda gukina filme byagiye n'ukuri umunsi twamenyaniyeho niho inzozi zo kuzaba umukinnyi niho bya bintu byo gukunda gukina filme byarangiriye ntabwo nongeye gusubira kuri set tukibara kumenyana turamenyanye turakundanye ubwo turamenyanye tumenyana nawe ari umunyeshuri we yiga kaminuza ariko ngiye gurumva yigaga universite ngiye ntabwo najya ku ishuri ndaho ngaho noneho uko tugenda tumenyana urumva uko umenyanye n'umuntu ukuri gukundana n'umuntu hari nuwango akenshi hari igihe ubona image ukabona image yuko wowe umuzi ariko ugasanga ntago uzi image iri hirya nuwango ugasanga wenda uzi ngo nimba ari umukobwa mukundana ukabuzi uruhande rw'uko wowe mubana ariko ugasanga ntago uzi uruhande rwo kuvuga ngo iyo ari kumwe n'inshuti ze aba ari mu ntoki nirihe tandukaniro riri hagati yo kuba uyu muntu muzi gutya ni inshuti ze ziri ku ruhande ziba zimuzi gute ngiye rero nari nzi uruhande rwanjye rwonyine uko muzi duba gukundana biryoshye ari byiza so turakundanye mva mu cyaro ndazamuka urumva ko gukomeza kwicara mu rugo mu ntara nabonaga bitari kuvamo nyine rero ntabwo nzakomeza kwicara mu rugo reka nzamuke ngiye i Kigali nyine nzabona ama opportunity menyane n'abandi bantu menyane n'abandi bantu batandukanye nyine kugira ngo menye ukuntu nyine nshobora gukomeza kubaho ubwo ndazamuka one of my friends nyine arancumbikira urumva umwana uzamutse ntazi iriva n'irirenga ntabwo nari nzi ngo ukuntu nyine realite y'umujyi wa Kigali ukuntu imeze nta kintu nabaga nzi nari ndaho nyine ndazi umva ubuzima buranyikubitira ubuzima burankubita utuzi nagiye mbona mana yanjye we utuzi nagiye mbona umuntu umwe yampaye akazi muri icyo gihe ubwo ndacyari gukundana na the same guy ndacyari gukundana na wa musore umuntu umwe ampa akazi ampaye akazi karako kumpemba 40,000 n'ukuri akazi k'ibihumbi 40 hari abantu benshi bayakorera n'ibisanzwe 40,000 ariko ikintu gitangaje kuri ako kazi yampaye ako kazi yarambwiye ati wowe uzajya ufata amafaranga 1,500 byari 45 I think uzajya ufata icya5 ku munsi 1,000 n'icyo kurya ubwo 500 simbizi ubwo ni transport yarafite
nimba atari 500 yo kurya igihumbi cyane gutyo nuko byari bimeze. None ikintu cyaje kuntangaza naje gusanga ayo mafaranga nafataga buri munsi nuwango ngewe nari nzi ngo umushahara ni 40 n'icyatanu cya buri munsi. Ikintu cyaje kunsetsa no kikanantangaza naje gusanga amafaranga yampaye ariyo we yitaga umushahara like cyatanu nahoraga mfata buri munsi naje gusanga ari wo wari umushahara nsanga amafaranga y'ukwezi kose narayariye ntabizi nsanga umushahara wose washizemo ntegereje ngo kuzahembwa. Ubwo ntibimbanye ingaro urumva ubuzima butari kugenda bwicurika. Noneho uwo musore tumenyana ngiye twamenyanye ubuzima bwanjye n'ukuri nta kibazo bwari bufite nari mfite ubuzima nyine nabaga muri famille okay tumenyana neza uko dukomeza kumenyana navuye mu cyaro nyuma yaho nza kuba muri famille ibintu ngibyo ko ntago ubuzima bwanjye ntago bwari bubipe no nabaga muri famille mbere nsubira mu rugo kwa mama nza kugaruka noneho nzi Kigali nturutse kwa mama ntago ubuzima bwanjye nta kibazo bwari ntago bwari bubikwa bwatangiye kuba bubi hubwo we atangiye kugira gute kugira ubuzima. Urumva we arize tumaranye urumva umwaka twamenyanyemo yigaga mu wa 2 ari turi nyine turakundanye muri uwo mwaka arakomeje arize birarangiye ngewe ndi muri struggle za Kigali yancanganyikishije mbona akandi kazi ahantu mu ruganda nshuti zanjye mu ruganda akazi kaho kandi ndyango ngenda babwiza ukuri no kumira ibiryo byabaga ari ikibazo kubera umunaniro akazi urahera mu gitondo ukageza nijoro uzinduka kare ari akazi ko gukora uhagaze utari mana twakoraga nukuvuga ngo kabaga ari akazi uhagarara amasaha 12 y'umunsi uhagaze nta ntebe ihari ari uguhagarara upakira ibintu ugira gute ibintu nk'ibyo ntari bujyemo cyane. Ubu ndakareba nabati ngiye kuzapfa nahora nkumva isereri igiye nko kuzanyica ngiye kuba umusazi rero ibi bintu ntago bizavamo akazi nako ati wapi ntago biri gukunda. Nshuti yanjye ubuzima buricurika ubuzima burandushya burankubita byanyabyo ariko the guy ubuzima bukomeza kugenda bubi ndyankurye kandi nkabona ntago nzasubira mu cyaro abana ntago gusubira mu cyaro byo ntibizakunda ntago nshobora gusubira mu cyaro byanga byakunda naje njya kwambuka Nyabarongo nawe mana nambutse Nyabarongo ubu ndenze Nyabarongo gusubira mu cyaro no kujya kubasura ariko ubundi ngewe nzaba mu mujyi nzahashakira ubuzima uzahampera umugisha uzagire gute ibintu nk'ibyo byose nari numvaga nyine nshaka ko basi hari impinduka izabaho mu buzima bwanjye ntasubiye mu cyaro yo ubuzima buragutyaza se ko bugutyaza ubuzima burangura hahandi noneho ngeraho ngaho numva agiye nko kuba nk'umusazi the guy ubwo twarakomezaga tukavugana ariko wibuke ko ngenze uruhande ruri rwanjye bwite ntago nzi uruhande rw'inyuma muri bwumva impamvu nakomeje kuvuga ngo ngiye nari nzi uruhande rwanjye rwo muziho ariko ntazi uruhande rw'inyuma nta nubwo ndi kubivugira kugira ngo muvuge nabi n'ubundi papa siracyari yayindi uzaje wita ku myanzuro ugiye gufata ntugafata umwanzuro uri permanent ku buzima bwawe bitewe na situation urimo yakanya gato n'ikiri focus abariyo dufocusinga so ubuzima ntimumaze kugorana gutyo ndabireba ubwo we yararangije kwiga hari haciyemo umwaka wa 2 arangije kwiga aragraduatinze tukiri kumwe araje sasa nawe yinjiye muri atangiye kuba muri Kigali nyine so ndebye ukuntu ubuzima buri kunshanga ndamwegera nabwo rero ngiye rwose byanshobeye pe ubuse nsubire mu cyaro byanze byagoranye aho ngaho ndavuga nti yambereye imfura yambereye umwana mwiza kuko yambwiye ati rero ke nimba byananiranye turakundana nta kibazo ka uzaze yo ndavuga nti okay iyo ngishobora kubashu bitekerezaho ntekereza ukuntu mama azumva ngo ye baba we bibi umusaraba hasi umana mbigenze gute koko ako nanone nkumva nta yindi shuwa mfite nuko ntababeshye numvaga shuwa zanciranye akazi biri kwanga kubana n'abandi bantu nta contribution nimwe uri gutanga ngiye biranandushya ntago twapfa kubana nyine mbona ndi umutako gusa nta contribution yanjye nimwe uri kubona birandushya ku mutima nkumva ndi gupfa numva
mana ubuzima buranshobera biranshanga ariko kuri icyo kintu ho kuba yari yemeye yuko dushobora kubana ndamushimira cyane kuko yari yabyemeye ariko impamvu nkomeza kuvuga ngo ni byiza ko nkomeza kuvuga ngo kubona uruhande rundi niyo ngo hari igihe nyine ubuze uruhande rw'umuntu kuko ibyo ashaka kubona ari byo uri kubona ako kanya ibyo ashaka kukwereka nibyo wowe uri kubona ariko hirya hari ibindi bintu ariko kuri icyo ngicyo cyo credit kabisa ndazimuha kuba yari yemeye no kuvuga ati okay nta kibazo nibwa kirangiza nawe kwiga ibiki akemera kuvuga ati nta kibazo uzaze tubana simfashe umwanzuro ndavuga ntangira kubipanga mu mutwe ndabatu rero birashoboka ibi bintu kuko n'ubundi turakundana ubwo nyine reka kaba mbaya ubwo ngiye kuba umugore ubwo arahiye barayanjye nshyushye mu mutwe ndapangapanze ubwo nyine ariko nkumva naryama nkumva sinsinzira pe nabitekereza nkatekereza ukuntu nzabwira mama ngo nari ishingiye nkatekereza uburyo inzozi mfite ibintu napanze kugeraho my friends uburyo bicikiye aho ngaho natekereza nkumva ngiye kumusaza ngira amahirwe amwe akomeye ariyo yaje kuntabara agatuma uyu munsi nkiri umukobwa ariko nanone ari buze kungeza kuri finale amahirwe naje kugira nabwiye the guy nguwo twakundanaga ariko rero njye numva nkeneye umuntu mbera umubyeyi mu buryo bw'umwuka akambira umuntu ushobora kunyobora nawe mfite ikibazo nkamugisha inama akambira umuntu ushobora kunyumva akambira umuntu ushobora kumpa guidance ibintu nk'ibyo arambwira ati nkorera abakozi b'Imana benshi batandukanye ariko harimo umuntu umwe ushaka umuntu wakubera umubyeyi wo mu mwuka hari umubyeyi umwe hari umuntu umwe nzi ushobora kukubera umubyeyi kandi ndamwizeye ampuza n'umukozi w'Imana inshuti yanjye hambwa toke uyu nguyu niwe nguhaye njya kumureba je wenda cyabyo cyo kubivugaho ibindi nzabivugaho ariko nagiye kumureba haciyemo okay narabanje nyine urumva ndamumenya uwo mubyeyi n'umuntu utangaje kuri iyi si ntari nabona pe ubwo ngiye kumureba ndangije muganiriza icyo kintu ndamubwira ati rero njye ubuzima bwanshangiye muri Kigali mbigenze nte ndamubwira gusubira mu cyaro byo ntago arishuha ntago numva mbifite muri gahunda aje ambwira ati se wa mwana we ibyo bintu wabitekerejeho ubwo ndi kubwira umukozi w'Imana arambwira ati ndabona mbigenze ndi kumva nta bundi buryo mfite kujya ku ishuri byaranze kubera impamvu ABCD kuguma mu rugo nabyo ndi kumva ntari kubishobora mu mutwanjye ntago biri kuvamo ndi kumva mfite inzozi z'ibintu nshaka kugeraho ariko sindi kubona inzira nashobewe pe ndi hagati mu nayo ahantu ho kunyura nambwira ati se ikintu ijambo yambwiye rikomeye byatumye ari naryo ari tayito y'iki kiganiro yarambwiye ngo mwana wanjye ntuzigere ufata umwanzuro uri permanent ku buzima bwawe kubera situation urimo itakoroheye kano kanya arambaza ese reka nkubaza ikibazo ko kano kanya ubuzima buri kukunanira uri wenyine uri umwe ntago muri babiri ubuzima buri kukuna byonyine kwitunga muri Kigali kwibeshaho muri Kigali biri kukunanira uri umuntu umwe numara kujya kubana n'uwo musore kuko ntago muzareka kubyana ni mu bana ni urumva ufite iyihe plan urumva ufite iyihe plan muri ibyo bintu urumva ari bwo ubuzima buzakorohera urumva se ariho ubuzima bugiye kukorohera nyine na nizi sahi iryo jambo yambwiye na n'ubu riracyamba mu mutwe yambwiye ati taho ubitekerezeho utekereze kuri icyo kintu uri kumva ko wenda uri muri situation mbi kano kanya ariko irakugoye kandi uri umwe noneho tekereza nujya kubana n'uwo muntu ese ni mubana nibwo ikibazo cyawe kizakemuka kugiye gufata umwanzo ugiye gufata ubuzima bwawe bushyire muri kave nimba ariko nabivuga ubuzima bwawe bwose ububumbire ahantu hamwe kubera situation urimo kano kanya kubera ko ubuzima buri kukunanira kano kanya in this moment ntago uzi ngo ejo nyuma y'umwaka uzaba umeze gute nta nubwo inzara ufite kano kanya
nta nubwo ibibazo byose ufite kano kanya ntago uzi ko mu mwaka ukurikiyeho nabwo uzaba ukibifite. Kuki ushaka gufata ubuzima bwawe ukabushyira mu kaguni k'ikintu kidafite gahunda kubera gusa situation urimo kano kanya? Ari nabyo nakomeje kuvugaho. My dear friends, naratashye mbitekerezaho ndabana ikose iryo jambo yambwiye ryakomeje na nizi saha tuvugana bihora ari ingaruka iyo ngiye gufata imyanzuro. Ndicara nkavuga se umwanzuro ngiye gufata si umwanzuro uzankira muri gereza y'ubuzima bwanjye bwose, kandi kubera situation ndimo ako kanya ndabizi ko ushobora kuba uri kumbona hari umwanzuro wari ugiye gufata kubera just kuri muri situation. Inshuti zanjye, situation zirahinduka kandi ikintu situation ni ngo inzara ufite uyu munsi ntago uzaba ukifite mu mwaka utaha. Ntago situation irimo kano kanya ishobora gutuma ufata umwanzuro wo kwizirika ubuzima bwawe bwose, cyangwa umwanzuro ushobora kukuremerera ntuzabone uko usohoka muri icyo kintu. Situation irimo isaha n'isaha yahinduka. Noneho ku bantu bakiri bato ndi kubaganiza your sister Rusaro, their sister, that's my name. Ndi kubaganiriza nka mushiki wanyu, nka mukuru wa bamwe ndi mukuru wabo, abandi ndi mushiki wabo, abandi ndi murumuna wabo, abandi whatever you can call me. Ndakubwiza ukuri ntuzigere ufata ubuzima bwawe ngo ushyire muri iyo situation. Impamvu nkomeza kubivuga niyi, ntago nuwango ngiye icyo gihe nari obsessed numva icyo nishakira ari protection yako kanya ibintu bigahita birangira. Ako my dear, nkubwiye ukuntu relationship yacu yaje kwendinga, yaje kurangira. My dear friend, icyo gihe sinari nasaze gutyo, nihuse kugira ngo ngeze ku mwisho nyamukuru. Nkubwiye ukuntu relationship yacu yaje kurangira, mbonye umuntu niringiraga, numvaga ko dukwiye kujya kubana nyine ubuzima. Kubabwiraho akantu gatoye, byaje kugeza igihe urumva ubuzima buri kunshanga, we noneho ubuzima bwe nyine butangira gukunda, atangira kubona udufaranga, atangira kubona ubuzima, bitangira kugenda bigira ishusho, ubuzima bwe butangira kugira ireme. Noneho butangira kugira ireme, ubwanjye aribwo buri kuba wasi, buri gupfa bwose, buri kurangira. Wa muntu naringiye gufata umwanzuro wo kujya kwishyingiraho, uzi ukuntu yambwiye ati rero reka nkubwize ukuri. Kandi urumva twari twarakomeje gukundana, ariko ubuzima buri kundushya pe, buri kungora. Yageze arambwira ati reka nkubwize ukuri. Ibaze ko uri gukundana n'umuntu at the moment akakubwira ati reka nkubwize ukuri, ntago nabana nawe kuko mbona nta ambition uragira, mbona nta kintu utari wamenya ikintu ushaka, just kuko ubona yuko ubuzima buri kukugora. Nabaga nshaka akazi, sinabaga nanicaye ngo mbe ndi umunebwe, oya, nabaga nshakisha utuzi, nkora kamwe njya ku kandi, byanga bipfa ubuzima bujya bwanga. Inshuti zanjye, ubuzima buragukubita ukagira ngo mwasinyanye kontra. Mukaga pe aranyibwira ati wa muntu niringiye ko dushobora kubana, nshobora kugenda nkishyingiraho. Icyo gihe yabimbwiye ndi umukobwa. None ibaze iyo mba narishingiye kuri we, noneho iyo mba naramwishingiyeho byari kugenda gute? Iyo tuba twarabanye icyo gihe byari kuba byaragenze gute? Nimba yarambwiye ati sinabana nawe kubera ko ndabona nta kintu, ntabwo uramenya icyo ushaka, nta ambition ufite, nta kubera ko ubuzima buri kungura nyine. Kandi koko ubuzima bujya bwanga pe. Hari igihe ukubita hano ugasanga urugero rurafunze, ugakubita hano ugasanga urugero rurafunze, ugakubita handi nabwo ukabona rurakomeje rurakinze, kuko utari wamenya ahantu ushobora kunagura urushundura rwawe, kuko utari ubuzima buba bugoye pe. Nturagira experience y'ubuzima, nta kintu na kimwe uramenya, uracyari mu mandazi uraho ngaho gusa, ubuzima bukanga. Even I was very young, nari umwana cyane ku buryo nari ngiye gushakisha kwa. Ariko we kuko nyine ibintu bise bimera nk'ibiciyemo, agahita atangira kubona udufaranga gutya na gutya, ubuzima imyaka ingahe twari tumaranye yose yahise atangira kubona ko nta ambition ngira. Ni ngo iyo mba narakoze ikosa ryo kumwishyingira, ryo kubana nawe icyo gihe, ni ngo nari kumara noneho ngeze mu rugo ndabyaye, noneho mbaye ubwo, noneho yari gutangira kubona ko ambition yo kure cyane, kuko hari kuba hajemo n'akandi kavuyo k'abandi bantu. None hibaze
nicyo cyatumye nkomeza kuvuga ngo ntugafate situation, ntukirukankire kuri situation ishobora kuba iy'ubuzima bwose of a lifetime just kubera situation irimo kano kanya. Nyuma naje kubona true colors. Ntabwo ndi kubivuga kubera ko ndi perfect. No, I'm not perfect. But I was committed. I was not perfect, but I was committed. Ntabwo rwose navuga ngo nari marayika. Nabagiye kubeshya. Ntabwo navuga ngo nari marayika cyangwa ngiye kuvuga nyine ngo umuntu aba ari marayika, ngo cyangwa ngiye kuvuga ngo twabanye nk'umumarayika nta kosa nkoze cyangwa naki. But I was committed. Icyo cyo ndakizi. I was not perfect, but I was committed. Numvaga rwose reka ubwize ukuri. Nta nubwo nari nkireba ku ruhande. Numvaga nafashwe. Numvaga rwose ndi muri Haburaga Gato. Numvaga ndi ready twanakibanira. Actually nari ntaramenya wa mugani we icyo nanashaka. Numvaga twakibanira kuko nabonaga nyine ubuzima ntari kububonera ishusho pe. Ntago nabihakana, ubuzima bwawe buri kunguhora ku buryo numvaga ntari kububonera ishusho. Nshaka gufata iyo situation imeze gutyo. Ariko iyo nsubije amaso inyuma kano kanya, nkareba ukuntu naje kumenya uruhande rwe rundi ntari nsanzwe nzi, ntari buvugeho kubw'umutekano. Ntago ndi bubigemo ibyo ngibyo n'iby'ubuzima bwe wenda ibyo ku ruhande. Ntago ndi bubabwire ngo ABCD kuko nawe ni umuntu, natwe tugira amakosa. Nje numva ko abantu nyine umuntu ni umuntu, tugira amakosa. Nanjye ushobora kumbonaho urundi ruhande wenda utarunziho utajya gutekereza. Ariko iyo ndebye urwo ruhande rundi naje kubona, mbona ko ntari kuzigena ndwihanganira mu buzima. Ntago ntekereza yuko nyine ubwo buzima ariko nari narifuje kuzabamo ubuzima bwanjye bwose. Ariko kubera situation ako kanya nari ndi kubamo, ntago nashoboraga kubibona. Just nanjye gufatira umwanzuro ku kintu kuri situation yako kanya. Bagenzi banjye, nshuti zanjye, ntuzigere ukora ikosa. Nimba wenda wajya gunatekereza ko hari umwanzuro ushobora gufata ariko ugasanga ni umwanzuro ukurembere utari na sure yawo, hari igihe ujya gufata umwanzuro ukawufata kubera ko wabaye desperate, wabuze amahitamo, wabuze uburyo nyine wifata kubera situation runaka, ariko ugasanga ntago uri sure, ntago wumva ko uwo ngo ari wo mwanzuro exactly wakabaye ufata. Kandi ikindi hari n'igihe utekereza ko ari wo mwanzuro wakabaye ufata muri ako kanya kubera ko ari yo situation urimo, ariko ugasanga uramutse ugishije nk'inama nk'undi muntu. Buriya umuntu utari muri situation, umuntu uri hanze y'ikibuga abona match neza kurenza umuntu uri mu kibuga. Muzarebe iyo twicaye kuri TV uri kureba umupira w'amaguru, iyo ateye umupira agahusha ntaboneze mu izamu, bijya kuba wanabibonye, uba wumva wamugata kose buriya wagiye utera gutya na gutya na gutya, cyangwa n'ingegene bibaho, uba wumva wamuga hari n'ukuntu uhita uvuga ati iyo ubigenza gutya kandi buriya wari kubugiyemo. Wanga abantu bari hirya batari muri situation babona ibintu akenshi no kurusha twebwe. Hari igihe uba uri muri situation ikuremereye ku buryo utabasha kubona ibintu biri kukubaho ako kanya, ariko ugasanga umuntu uri hirya yawe gatoya, wa muntu wizeye, wa muntu uzi ko ari umuntu ushobora kureba ibintu akakugira inama y'ukuri, ugasanga uramutse umugishije inama, sure yuko ashobora kukugira inama itandukanye. Ntugahubuke ngo uhite wihutira ku mwanzuro runaka. My dear, nicyo gituma kwigira inama ubwacu biratunanira. Akenshi uzarebe ushobora kuba uri umuntu w'umujyanama cyane, uri umuntu abantu bose baza gushakiraho inama, uri umuntu uzi kubwira abandi ibintu bibakomeza, ariko ugasanga kuko ugeze muri iyo situation wowe kwikomeza byakunaniye, ukaba nk'umusazi, ugatora amashashi neza, kwikaruma we bikakunanira. Kubera iki? Ako kanya uri kuyoborwa n'amarangamutima kubera situation uhagazemo. Amarangamutima ni yari gukora, amarangamutima yawe ari kukuyobora. Ariko wa muntu uri aside gatoya, wa muntu impamvu uri kubasha kugira inama uwo muntu, impamvu uri kubasha kugira inama umuntu muri situation arimo wowe utarimo, ni ukubera ko uri ku ruhande gato, uri gukoresha ubwonko bwawe, mind yawe iri gukora neza. Ntabwo uri kugendera kuri emotions, uri kugendera kuri mind yawe iri gukora 100%. Ariko umuntu uri ku ruhande, wa muntu uri muri situation, ntabwo ubwonko bwe buri gukora buri 100%. Hari igihe umuntu aba ari muri situation ikamutera kumera nk'uwatombotse, agakoresha amarangamutima kurenza mind, amarangamutima akayobora.
umwanzuro ubanza kureba niba atari umwanzuro uzakuzirika ubuzima bwawe bwose ukazananirwa kuwisohoramo kandi unabibona ko ari umwanzuro ushobora kuba udakwiye kuko njyewe narabibonaga ko ari umwanzuro udakwiye pe ahubwo kubera amarangamutima no kuba desperate ntazi ikintu nkwiye gukora numvaga nyine muri ako kanya nshobora gukora gufata uwo mwanzuro numvaga nshobora kuwufata pe nkumva nta kintu bitwaye kubera ko ndi mu marangamutima ntabwo ubwonko bwanjye buri gukora hako nk'umuntu w'umubyeyi wari uri ku ruhande we yarabirebaga akabibona yuko ibyo bintu ndi gukora ari amafuti kandi nanjye ubwanjye ntabwo nabaga ari uko ntabibona yuko ari amafuti none se ababyeyi banjye barahari ibaze kuzumva ngo umwana ibyo bintu kubibwira mama byo yes we ababyeyi rega baba banatwitezemo ibintu byiza ntago aba yiteze yuko uzamuzanira inkuru iteye gutyo nubwo bishobora kukubaho ntago ndi kuvuga ko kubafasha uwo mwanzuro bahubutse cyangwa oya njye ndi kuvuga ku muntu ushobora kuba yumva yuko uwo mwanzuro utari ukwiye ku giti cye nkanjye kuri njyewe nyine numvaga kudakwiye ariko ku bandi bawufasha ashobora kuba yarawufasha ari siyo abizi ko ari uwo mwanzuro yari akwiye gufata cyangwa kubera nyine indi mpamvu runaka ntago ndi kuvuga ko mwahubutse cyangwa mwakoze nabi kubera ko ibyo ni ibintu bisanzwe abantu bibabaho barabikora ariko njye kuri njyewe ntabwo ari zo nzozi zanjye ntabwo ari byo nakuze numva nifuza kuzagira umunsi nanjye nkabona nyine nk'abandi bakobwa nsohotse neza ndabyifuza urumva ngiye kuri njye ni ikintu gitandukanye ariko kuri wowe ubayeho muri iyo situation cyangwa wafashe uwo mwanzuro ntabwo ndi kuvuga ko wahubutse rwose njye ndi kwivugaho ku giti cyane so ibaze kuzabwira mama ngo byagenze gutya na gutya na gutya akajya kubona akabona nje ncoreranye n'abana atazi igihe nababyariye atazi igihe nagiriye mu rugo atazi uko byagenze mbese akumirwa akagwa nka data akabura uko nyine akayoberwa njye kuri njye byari umwanzuro utari mwiza rwose habe na gake so rero kuba desperate bibaho ariko ni byiza ko wiga kugisha inama ntago umutwe umwe ushobora kukugira inama ujye uzirikana yuko akenshi uri muri situation ukaba desperate gutya akenshi birangira utanafashe umwanzuro mwiza ubanza utuze ureke ubwonko bwawe bukore kurenza amarangamutima yawe nimba hari umuntu kandi ushobora kwegera nyine ukaba wamugisha inama no kuri ureke akugira inama kandi gusenga inshuti zanjye mu biganiro byanjye byose nkora ndabwira ngo gusenga bihindura ibihe gusenga bihindura ubuzima gusenga bihindura situation iyo gusenga bifata ubuzima bwawe bikabuturuna n'ukuri nta kiganiro ngira ngo nkora kikarangira ntababwiye ko gusenga kubera ko njye gusenga nibyo byaremye ubuzima bwanjye gusenga nibyo byatumye nongera kumva kubona njyewe wanyawe kubona agaciro kanjye kubona uwundi we kubona value ntago n'ukuri iyo ntamenya Kristo nari kuzigera mbona value yanjye oya nari kuba nyine ndi mu bintu by'akajagari even no kugira ngo ntafate uwo mwanzuro nakomeje kumva ntazi niba ariko nkwiye kubivugaho ndashimira uwo mukozi w'Imana pe kuko yakoze umurimo ukomeye ku buzima bwanjye iyo atanga idinga ndanamuvuga Apostle Charles sinzi ukuntu namushimira ni ukuri pe sinzi ukuntu namushimira kuko yatumye mfata umwanzuro utandukanye n'uwo nari gufata icyo gihe ibaze iyo mba narafashe uwo mwanzuro niyo mpamvu ababyeyi bo mu mwuka nabyo kubagira ni byiza kugira umuntu ukureberera kugira umuntu ushobora kugufasha kutagendera mu bintu by'ikigare by'akavuyo akakubera umubyeyi nabyo ni byiza akagufasha kudafata umwanzuro kubera situation y'akanya gato so rero ntago nareka gushimira nyine uwo mubyeyi uwo muntu wankoreye wambereye umubyeyi akangayidinga Apostle Charles Muhizi ndamushimiye cyane yahagane kuvuga mu mazina ye kandi ari umuntu mukuru w'umubyeyi akunda mushimiye cyane ku bwa guidance yampaye nyine kubwo kunyobora kubwo kumenyesha Kristo byose urumva ko yamfashije kudafata uwo mwanzuro w'ubusazi ku bintu nyine bidafite any value so rero ndamushimira cyane n'umushumba wa True Salvation Church ndamukunda cyane thank you so much so rero ikintu nababwira dear sisters dear brothers ntugafate umwanzuro kubera yuko uri mu marangamutima kubera ko wabuze
umwanzuro wundi ushobora gufata kubera situation yako kanya, kuko ushobora gusanga wishyize muri situation ahubwo ikomeye kurenza iyo wakabaye ubamo. Ni byiza ko wemera ugaca muri process yo kugira ngo situation imwe irangire winjire mu yindi kandi ishobora kukubera nziza no kurushaho. So ndabashimiye cyane, mukomeze mu liking ibiganiro nkora, mukomeze mukore subscribe, mu sharing, ndabakunda. Nkomereje kuri ku mwanzuro naringiye gufata, nuvuga ngo byaje kurangira kuri story nandi kubaha ya relationship yanjye, byaje kurangira ahubwo mbonye ko nimba hari ikintu nari kuzicuza mu buzima ari ugufata umwanzuro wo kwishyingira kuri uwo muntu. My dear, niwo mwanzuro nari kuzigera ndegreta mu buzima bwanjye, kuko naje kubona true colors, naje kubona ibintu ku ruhande bitandukanye cyane nuko nge najyaga ntekereza, maze kubona reality y'ubuzima no kumenya ngo umuntu nari ngiye kwishyingira aho byari kumera gutya na gutya na gutya, nibwo naje kubona ko nari kuba mpubutse, nari kuba mfashe umwanzuro ntari kuzigera mvamo. Byanarangiye tunatandukanye burundu rwose, turashwana mu bintu bitoroshye rwose. Mbona ko iyo mba narafashe uwo mwanzuro nari kuzarira ubuzima bwanjye bwose, nari kuzabaho mbabaye, nari kuzabaho nyine ubuzima bunkomereye cyane. So rero byanyigishije kubona yuko ntakwiriye gufatira umwanzuro kuri situation mubaguritse kubera yuko ndi kubona ko ibintu biri kunanira ako kanya. Yes, nshobora kuba ndi muri situation iri kunanira, even ntago ndi kuvuga yuko umwanzuro ushobora gufata ubuzima bwose ari ukwishyingira nkuko nge byari bigiye kungendekera. Nabasharinze story y'ikintu cyambayeho kugira ngo wumve ko hari indi myanzuro myinshi itandukanye ushobora kuba wafata kandi nayo ikamera nko kwishyira muri gereza y'ubuzima bwawe bwose, cyangwa se ikamera nyine nk'umwanzuro uri permanent kandi uzakwafect utazabasha no kuwusohokamo. Nge nabasharinze ako kantu kugira ngo wumve ko ni ibintu ndi kukubwira kubera ko mbizi ko bishobora kubaho, ni ibintu ndi kukubwira kubera ko nanjye mbifiteho experience kandi nabyigiyemo isomo ryo kuvuga ngo ntago bibaho yuko nshobora kuzongera gufatira umwanzuro mu marangamutima yuko ndi kwiyumva ako kanya kubera ko nabuze uburyo, kubera ko nabuze icyo nkora. Ahubwo nzajya nicara ntekereze kabiri, ndeka amarangamutima banza nshiremo, mbanze nkoresha ubwonko bwanjye inshuro irenze imwe. Nibinashoboka kandi umuntu mbona nizeye ko ashobora kungira inama, mwegere mugisha inama, fata umwanzuro ndi sure yuko umwanzuro ushobora kumfasha kurenza nyine guhita uhubuka ugahita ufata umwanzuro kubera ko wabaye desperate. Okay, ndakeka ko that's enough. Ndabashimiye rero kubwo kumpa umwanya wanyu, kubwo kuntega amatwi. Ndabakunda cyane, mukomeze musharinge, mukomeze mukore subscribe, mukomeze munyereke urukundo, mukore comment, mumbwira abafite inkuru zo kutubwira, zo kutuganiriza, kandi namwe ntimugatinye mujye mwandika. Niba ufite comment uyishyireho tumenye icyo utekereza. So I love you so much. Bye.